ndaje bro. inshuti zose ufite ku cyo wahisemo kuza hano nziza niba akaba yambaza icyo kibazo navuga menshi ariko yumva kurusha abandi bose tuziranye niyo mpamvu ariwe nitabaje twatambwiye mbere y'uko iza nari nzi aho uri so why asking urama karibu cyangwa ngumisha hanze come off net yitwa Adam yitwa Natasha ni inshuti yanjye shenda bana ntacyo baye nyuma ntarifi wameze gute se ijoro ryashize yambaje impamvu utakimusura mubwira ko ari akazi kenshi uyu munsi ntabwo agiye ku kazi umukiriya ngo ntakomeze ibintu ejo nzamusaba impamvu ntakagiyemo azabyumva ahubwo se ko utakoze bose yarambiwe gukererwa kwanjye bituma nyirukana ihangane Natasha makuru ni amahoro ko nawe matari yambwiye kuri budusure namutunge nawe ntiyarabizi ntiwari uherutse ya tuba dushakisha iburyo n'ibumoso mutwihanganire gato nta kibazo mani urakomeje urashaka kongera gukina ya mikino ndabizi turashaka amafaranga ariko byaruta tugashaka akazi aho kongera gukina umaze imyaka ingahe ushaka amafaranga ndabizi ko ari myinshi ariko ntibiduhe uburenganzira bwo kongera gukora ibyo twakoze niba udashaka kongera gukina imikino ugende mbere y'uko imikino itangira bro kuri iyi nshuro ukeneye umuganga
reba nk'uyu mwana w'umukobwa uba waraje agukeneyeho ubufasha ku bibazo bye yari afite, ugiye kumwongereraho ibindi bibazo. nawe yaba yifashije simba naramufashije. Ntabwo icyo mfite kandi uranze. Ntabwo ariko byakabaye. Igihe cyari kigeze ngo ibintu bijye mu buryo. Ukeneye umuganga bro. Byamaze kurenga, ntabwo bikiri imikino. Iterambere ryaraje, ibintu byarahindutse. Ibyo twakoze ubu ngubu biroroshye ko badufata. Biri muri isi. Think about it. Na hano ni ntacyo gutwaye. abo nari nizeye bose ko bamfasha bamaga impamvu zitumvikana, ariko nziza ijambo ryamuvuyemo ni nta kibazo. It's just ni inyama ushitse banini ubwoba. Nta kibazo ateye, tumaranye igihe kinini turi inshuti, ntari birya. Okay, umwizeye nta kibazo. Uretse kutambwiye niyo mpamvu waje hano. Ni mama, gahunda ye yarakomeje, babagabo bakomeje baraza, ntabwo nagombaga kubyihanganira. Nari naramuhuje ariko aho byari bigeze nari ntangiye no kurara hanze kubera akavuyo kari kuzuye inzu. Nta kuri nagombaga kubigenza, nagombaga kuva mu nzu. Nziza izakomeza ibane nawe nta kintu cyumva yitenga, ubona azayifata gute? Nziza nta kibazo, ubwo bwose bacecetse kuriya, ariko aranyumva. Ikibazo ndimo aracyumva, nta kibazo. Reka nayo rero tuzasubira. Baseza bari mu nzu. Ndetse yaragiye. Niba nta yindi